umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Doctor, none ndi kumva nani yabuze inzoga kabisa. Suya inzoga yabaye iki? Wambwira ikintu gito yabuze inzoga. Iwanjye none byanyabeye. Ndakubwiye ngo ni intambara ni hasi hejuru. Umwari na mushiki wanjye ntibumvikana. Noneho mama nawe yabijemo. None ikindi kiyongereho doctor, gitumye nanaguhamagara kugira ngo byibura dure mugisha inama. Umwari aratwite. Umwari aratwite cyane. Ndashaka komera. Inda ze zikoremo. Hakuze kuri kumbwira ngo muri mu ntoki zawe nkaho ari inda namuteye. Neza twite inda y'umwuka. Ngenda kubwiye ngo kuva umwari yagera hariya. Dr. ku izina ry'Imana na n'ubundi turaryama. Ahubwo ndi kwibaza inda twite ni yande koko. Aratwite kandi Dr. si yawe. Uziko neza ko neza ubwo ngo ibintu byaciyemo. Nese ubu byaraciyemo sinkubwiye. Nese ko bari ikibazo ho. Nese ubwo ntabuze umuntu amutenda. Nese ubu nabamuzi ne koko. Gusa yewe ikintu cya mbere mpamya cyo umunsi umwari agera hano yarancitse aragenda. Amaze kugenda arara ijoro. Bukeye asubira yarongera arara ahantu yagiye. Arambeshya ngo numugira neza amufashije wo mu mama. Kumbi uwo musore ashobora kuba yaragiye wamugiriye neza uwo munsi bisinziriwe nini neza yamugiriye. Ashobora kuba ari wamutenda. Ariko byanze bikunze ngomba amenye uwo muntu wamutenda umwari igihe. Umva reka nkubwire cisha make. Urumva kare Latifa yahoze hano. Urumva turaganira musaba imbabazi, urabizi twari tumaze igihe tutavugana neza nawe bitameze neza, imbabazi arazima. Noneho ashiraho condition ansaba nimero z'umwari ndazimuha. Urumva biba ngombwa ko muhamagara umwari nyine nibwo nawe, ariko we yaje Latifa yagiye. Mubwira rero ko mfite sheri kuko ntabwo nigeze mbimubwira. Mubwira ko agomba kumvira mu buzima, kinize nayo nka kinizanye. None yagarutse. Baratombotse nyine bimwe by'umwana, ibintu birebire nyine. Yambwiye ngo sinzongere no kumutekereza mu buzima bwe. Nyine niyo wizanye hano cyangwa wamuhamagaye? Nyine namuhamagaye, urumva Latifa yantegetse kumuhamagara, ndamuhamagara. Ariko yanze no kukunyitaba yesa nanko, ntabwo nahize ko ari bunazi. Bitoroshye. Bite se bimeze bite? Handi meze neza, n'inkuru nziza, ubu ngiye gusubira mu kazi nyine. Really? Félicitations. Merci. Félicitations rwose. Nanjye bikene bwari bumeze naho bureka ukuntu ngene. Batangiye. Ndumva inkuru nziza gusa. Urako wumvise ko ngiye ugasubira? Latifa se bite? Latifa ameze neza, ubu nta kibazo pe. Niba ubyihishe nyuma gusubira mu kazi? Ntaho urabyumva kamere. Ni sawa. None se seriye ufite ikibazo cy'amafaranga? Ndagifite pe, meze nabi. Urabizi mu rugo kwa. We yangane ngiye gutangira umushahara wa mbere we nzahita ngumenya. Zame nka desi. Desi rero. Noneho reka njye mu mfata amazi yo kunywa ndashobora nsubira mu rugo. Sawa sawa. Cisha makeya. Urumva kuko ngiye ku ruhande rumwe nubwo wenda umwara twite akaba afite imitari yawe, aho ku ruhande rumwe ryara numva ari igisubizo kuri wowe.
ati gute n'ubundi abantu kuba twita ari mu nzu iwawe bazajya babona ko nyine cya kibazo wishyiraga abana ngo ikiremba n'iki bazabona ko nawe ushoboye kintu nta kibazo kirimo kandi burya umwana uvukiye mu rugo nyine aba ari urwo rugo kose pe oya ntabwo bishoboka ibi ntagasuzuguro none se niba umwana ari mu rugo iwanjye nk'umugore wanjye kubera ikindi yagiye kunca inyuma akajya kuryamana n'undi muntu reka maze ubwire birasa usibye ko wenda nawe wishyizemo ibindi bintu kihenze ku giti cyagiye narakuvuye warakize sibyo wakize ku mubiri ariko mu mutwe niho hakirwaye nawe ngo ugerageze wegere umwari umwegere kandi ibintu byose bigomba kurangira kuko umuti nagwaye n'umuti wanyu mwegere umukore ugahoro nawe agukoreho ibintu bizahita bicamo kuko ngewe umuti nagwaye ni uwanyuma wakize kumara ku mutwe niho hawukirwaye rero n'umutwe havure kandi bizacamo rwose ahita ubona ko nta kindi kintu kintu kibura reka ibyo ndabyumva nakabikoze bikore ariko none angangiye ikintu kimbabaje kimpangayikishije ntabwo nubwo byanakunda nabana nawe umwari mu nzu njye watwite inda y'undi mugabo mba nkubwira ntabwo bishoboka ibyo bintu kabisa ese bigutwaye iki byo kubana n'umwari bigutwaye iki icya mbere cyo ntazaba uri ikigwari imbere ya nyoko mbese birabushye ntabwo uzaba uri ikigwari urumva neza nta n'undi muntu uzagucishamo ijisho usibye ibanga tuba tuziranye njye nawe kandi nawe umwari ntabwo azajya kwishyira hanze azi ko ari muri urwo rugo ikindi kandi wibuke yuko kano kanya nawe ashobora kuba afite ikibazo kuko uriya muntu wamushatse ashobora kutamwemera numva ntiyajya kwisenya ngo yitange gerageza ugende wegera umugore umurongore gukira bwo warakize kandi n'abana kujya ntabwo nabwira ngo senya ntabwo rwose ntabwo nagira inama gusenya ubu ngira inama yo kujya kuryamana n'umukobwa utwite inda y'undi mugabo reka nkubwire nakubeshye ahubwo ufite amahirwe adasanzwe uriya mwana umukobwa aranagukunda cyane ubwo utabizi umuntu wagize ibibazo bimeze bityo bingana bityo akaba akiri mu rugo rwawe akaba akikubaha kuri ninde mugore se wabona ahanganze umeze nk'umwana urajya kwisenya wisenya ibiki ugize amahirwe genda kuvuye urakize kuko gukira bwo warakize rwose igisigaye ni mu mutwe wawe kandi nabyo nubigereza uko nabikubwiye biragenda neza genda wiyubakire uko reka gusenya urugo uriya mwana agukunda fatiraho rwose wubaka urugo rukomeye ese abantu bose bubatse ngo hanze kugira ngo bimeze bite aba bana n'abantu se bataba kubana n'umukobwa utazi ko yabyaye ukajya kumva ngo afite Yesu umwana wawe none nkazwe umuntu wasamiye ndi wawe bazana bivuga ko uwo mwana ari wari wamubyaye ubugwari bakubaraga ntawe uzongera kuwufaraho reka umwana w'umukobwa yubake genda ushaka umugore nta n'inama nakujya nawe uragira inama gusenye rwose umwari murongore rwose cyane murongore nuko umutipe bamwita Jean Paul twariganye ubwo kubera ko uburangiye kiriya kigo nizeho cyari ikigo cyo mu cyaro Jean Paul agira atya aza ari kumwe n'umushuti we icyo gihe bamwitaga Salomo baza basinze abana b'abanyeshuri bagiye ku kigo ku ishuri yego bagiye kumurwagwa hanze no Jean Paul abarinjiye yarubaza urwagwa rwamwishe koko ababonye perefe akibabona ati bano bana bari gusimbuka urugo aya masaha bite byabo Jean Paul wumve kubera inzoga n'urwagwa rw'abasaza bo mu cyaro atereka njye guhobera perefe yego ko yanasize anamurenga ajya guhobera perefe yasize yambaye inifomu nibwo aje mu kigo ese mwana ajya neye sitora mbira uburyo bahita bamuharamvanya ntabwo se waba urwagwa ku kigo ntibagwera urasekeje rwose utajya guhobera perefe nari nzi ko gusetsa wabiretse ariko yabasha bino biryo biraryoshye ariko mbaze umwana we watetse ibi biryo uratuma ukuntu ibiryo biryoshye biraryoshye tujye tuvuga ibintu subira ibindi biryo biraryoshye pe mwana wa mpamvu nasanze birasara byose mwarazi guteka
Ako mama uskora ateka yagera ahangaha. Nta na rimwe ari yateka. Mwana unansetse. Nk'ukuri. Hasi mama ndateka gute hari umukozi? Umukozi iki se ubundi ujya mu rugo rwa mukozi agataha uzavuga ngo hari umukozi? Nazashaka n'umukozi. Oya kwa musaza ugomba gufasha undi mwana rero umukozi nawe ni umuntu. Umukozi nawe ni umuntu rwose. Ese mwana ntabwo ujya urya ubunyobwa ko ndabyara ari isuku gusa. Mwari ntakanye ubunyobwa. Yaburiye sabi. Mama singa kwa kundi nyine bajya bavuga ngo hari abantu batanywa amata cyangwa batarya inyama. Ariko ni nabyo na. Ariko rero ubunyobwa burya bugira intungamubiri nyinshi. Shatse yajya yirira bijya bongera vitamine mu mubiri. Bitera ubushyuhe. Noneho bivuze ngo umuntu urya ubunyobwa cyane nubwo ubu ngiye ndya ubunyobwa kenshi. Ibiro byanjye byagabanuka. None se mwana uraho utarya ubunyobwa wese? Yose. Umwana ugenda ugura utunyobwa tubisi umushyire ku isahani yirira umuntu w'umugabo akunda ubunyobwa ni bubisi burya bufite ikintu umarira umubiri. Yego. Twajya ubikora? Ndi kuvuga njye ntabwo ndi kubisaba. Ati nawe nushaka umugabo. Turiya tunyobwa ndetse n'akumbati. Burya akakumbati k'agacyacyari. Akumbati? Urakahata ukakoza neza ukadukatamo uduce dutoya. Cyagera yicaye agitegereje kandi uburyo bise ukamuhagako. Mama duhaye ubwenge. Nyamara rero burya ngo muganire n'abakuru umenya byinshi. Rero mbabwire ni ingenzi mujye mubikora abana. Allô? Oui, biteze. Allô? Oui. Bite byawe? Ni byiza. Wamenye? Oya. Nitwa Latifa. Allô? Ndikukumva. Njye nitwa Latifa. Hari umuntu wari wampaye nimero zanyu. Ambwira yuko wenda wandangira umukozi wo mu rugo. Kuko bana yanjye. Ntabwo amenya abakozi bo mu rugo pe. Kandi yarambwiraga yuko iwanyu ari ahantu mu cyaro. Gusa aho hafi n'iwanyu wamburira n'akana gashoboye imirimo yo mu rugo kitonda. Shana abakubeshye pe gusa atabutse mubongera akubwira. None se buriya wabona akanya wenda tukazahura tukicara ahantu wenda nkakugurira n'agafanta tukaganira tukabivugaho nyine muri make nkakubwira uwanshaka uko ameze tukanamenyana nk'umuntu uzaba ugiye kumpa iyo serivisi. Shawu rero ntabwo mpari kubera akazi kenshi ariko niboneka nzakubwira. Ariko bibaye byiza wabyihutisha uzigore nukuri nzakugurira fanta wenda niba ari n'aya moto na moto nzayishyura sibyo? Nzababwira. Sawa rero urakoze umugoroba mwiza. Sawa. Sambwira yaba yari yemeye tugahura cyo se ko ntacyo mbwira. Uriya rero nk'uko nari nabikubwiye nshaka kumbera umugore pe, nshaka kumbera umugore kandi ibintu byose byabaye
ni ukuri kw'Imana ngusabye imbabazi pe, umbabarire. ako narakubabariye. Weho kuri wewe uzi ko ibyabaye byose ntabyo nari nzi, ariko nari mbizi neza nyine, nari nzi neza ikibazo ufite ubana nacyo. Ariko se umwana, iyo nshaka kumenya ikintu kimwe, ni gute wamenya uko ngiye ndi ikiremwa warangiza ntugire ikintu umbwira, warangiza ugakomeza ukihambira mu rugo iwanjye, kuki utansize ngo ugende? Kugira ngo nawe uzi uburyo wabyitwayemo umunsi wa mbere nagezeho. Ariko ibyo tubireke, byararangiye kandi narakubabariye nk'uko nawe wagerageje ukanyuma. Umwana, ntabwo ndi bujye muri detaye ngo njye kukubwira akantu kamwe ku kandi. Umwana, nari muzima, ariko njyewe nisanze mbona nta gahunda ndi gukora, nisanze mbona bidakunda kugira gahunda nkora, ariko mu kuri kw'Imana ndacyari imanzi, nta mukobwa n'uyu n'umwe ntari nabonana nabo. Ibijyanye no gushaka umugore, ibyo ntabwo nakirirwa mbivugaho ibintu byinshi, ariko umugore wanjye naramukundaga, ariko yarantaye aragenda. Kubw'amahirwe nyine urabyemera, uraza tuba turi kumwe. Ndekera kuri kuntera agahinda. Reka mbikubwire basi nduhuke. Umwana, sinzi ukuntu nanjye byagenze, nisanga ndi ikiremba, nta kintu mbasha gukora. Maze iminsi ndi kwivuza, maze iminsi ndi gufata imiti, gusa sinzi niba ibintu ngiye kugusaba uri bubinyemerere, ariko uramutse ubinyemereye waba ugize neza. Icyo nakwima kubera ko ubu ndemera neza ko nkwiye kuba umugore wawe. Umwana, maze iminsi ndi kwivuza, ariko kondisiyo mfite nuko iki nuko ugiye kumfasha, nawe tukaryamana byibura nkareba ko bikunda. Reka kuvunika, ubu nta kintu nakwiba, birasa. Ndagukunda kandi sineze kuzakubabaza. Ikindi kandi nzakubikira ibanga. Umwana, ndakwinginze, ntituramuka tunabikoze bikanga, uzambabarira ukomeze umbikire ibanga. It's okay, ntugire ikibazo, ubu ndahari ku bwawe. Urakoze. Kuko Imana ndabukunda. Ugakurira. It's okay. Ubuvuzi gakondo. Muganga Matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri, ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi.
aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane. Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye, amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro, ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano ndetse na karande zo mu miryango. Muganga Matovu aherereye Kicukiro mu Gatenga, uzamuka umuhanda ujya i Murambi ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo. Muganga Matovu ni metero 150. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima. Oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze, wanyuze mu buzima bubabaje, Imana irakoze.